twongeye kubasuhuza abakunzi ba Noble Solutions tubana umunsi kundi. Imana ibaha umugisha kandi iteka ryose mujye murahaha muronke, mujye muhora muguwe neza. Imana ijye ibishimira kandi bahe iby'imitima yanyu ishaka. Turifuriza abantu mwese kugubwa neza, ariko tunabwira mwebwe muba mubabaye, mushavuye, mufite agahinda, mufite n'ibindi bintu ibyo ari byose byababaza imitima yanyu, ko igihe kimwe bizarangira namwe mukanezerwa. Ni ikibazo cy'igihe, hari igihe kizagera nawe ugaseka, hari igihe kizagera nawe ukishima. Uyu ni Noble mukomeje kubana, twongeye twagarutse ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwo gukemura amakimbirane. Ubwo ni amakimbirane dushobora kugira mu miryango, ni amakimbirane dushobora kujyana n'abantu. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki dushobora gukemura aya makimbirane, cyangwa se ni ibiki twakwifashisha kugira ngo dukemure amakimbirane. Tubaha ikaze rero, mukore subscribe hasi aho ngaho kuri ya buto, ubundi dukomeze tubane kandi tubashimira mwe mwabikoze. Namwe mutarabikora ni karibu, ni ibintu byoroshye cyane. Njya mvuga nti nta kiguzi bifite, biba ari ubuntu. Murakoze cyane, karibu. Reka dutangire ku nkuru rero y'umuryango umwe wabayeho. Umukobwa yariho, umusore nawe ariho, ubwo ntibari abana, barakundanye. Ubwo turi kwihutisha, bageze aho babana nk'umugabo n'umugore, bakoze umuryango, babyara abana. Ubwo turihuse, barabyaye, bageze ku bana 6. Hanyuma bigeze aho bafitanye abana 6, umugore n'umugabo habaho kutumvikana. Umugore n'umugabo kwa kutumvikana kwabo, umugore afata umwanzuro avuga ati ndigende. Ubwo hari ibyo batumvikanyeho, byo nanze kwirirwa njya gusobanura byose, kubw'icyo nshaka ko turebera hamwe uyu munsi. Umugore afata umwanzuro aravuga ati rero wa mugabo, ndagutaye, reka njye kuzinga amabaga yanjye kirimo n'imyenda, nigire kwa mama, yewe ntago nabasha kubana nawe. Mu gihe umugore agannye mu cyumba, agiye kuzinga imyenda ye kugira ngo ashyire muri baga atahe, cyangwa se ajye kwa nyina nk'uko yabivugaga, umugabo nawe aramukurikira. Umugore atangira kuzinga, n'umugabo we nawe ajya muri garde-robe, atangira gukuramo imyenda ye, nawe arazinga nawe ashyira muri valise. Umugore biramucanga, aribaza ati se wa mugabo ko njyewe nahukanye, njyewe nigendeye, ko wanze kunyumva, mbona tudahuza, ko njye nawe mbona tudashyize hamwe, nkaba nigiriye kwa mama, wowe ugiye. Umugabo nawe ati nanjye ngiye kwa mama, kuko ngubwo najye nditahiye. Umugore yarangije aramubaza ati ugiye kwa mama gute se noneho, kandi ari njyewe wari wahukanye? Urumva nacyo kibaye ikibazo. Umugore ati wowe ntaho ujya, ninjye uri bwahukane njyenyine. Umugabo ati wowe nanjye ndahukana, ndajya kwa mama kuko ndamufite. Hanyuma rero ikintu cyaje kubaho, umugore yaje kubwira umugabo ati none se ko ngiye kwa mama, nawe nkaba mbona wimeje neza, utangiye kuzinga ibintu uvuga ko ugiye kwa mama wawe, ubwo abana barasigaranwa nande? Umugabo abasubije wa mugore ati erega ntugire ikibazo, abana bo barajya kwa nyina. Ubwo urumva ari wowe ugiye kwa nyoko, nanjye ndajya kwa mama, hanyuma bari abana nabo nibabona twese twagiye kwa ba mama, nabo barajya kwa nyina. Ubwo icyumvikana nuko ba bana 6 bagomba kujya kwa nde? Kwa mama we, ari wowe nguwo uri kuvuga ko agiye kwa nyina nawe. Urwo ni urugero nifuje ko duheraho uyu munsi twibazaho. Hanyuma rero inkuru yaje gukomeza ite rero? Byaje kurangira umugore yumvisha ibintu bikaze kurenza uko yabitekereza, akabwira umugabo ati sorry mugabo wanjye, buretse kuzinga amabaga, reka ibintu tubiganiraho, tujye inama turebe icyo gukora. Ati none se niba wigire kwa mama wawe, nanjye nkaba ngiye kwa mama wanjye, ubwo bivuze ko abana bari buze kunkurikira, ubwo urumva atari njyewe ushyizeho umutwaro? Umugabo ati rega abana nyine hagize ikiba, nk'uko wavuze kugiye kwa mama wawe bajya kwa nyina, nanjye ngiye kwa mama, kurumva urwo rwananiye. Byaje kurangira umugore abonye bitazavamo, atangira gusaba umugabo ngo babiganireho kugira ngo babihe umurongo. Umugabo nawe aravuga ati ntacyo tubiganireho. Baza kubiganiraho, bashaka umuti w'ibibazo bari bafitanye, birangira basanze byari n'ibintu byoroshye, bahitamo kwikomereza urugo rwabo, barubaka, barafatanya, urwo rurakomeza ntirwasenyuka. Ubwo bivuze ngo byaturutse kuko umugabo araza ati nanjye ngiye kwa mama, n'umugore ati ngiye kwa mama, bagasanga abana n'ubundi baraza kujya kwa nyina, kandi n'ubundi nk'uko tubizi abana bari umuryango, abari umugabo n'umugore bose bafatanyije, ko ari umugore ntaba yarazanye abana, ndetse n'umugabo ntabo aba yarazanye aza kubaka. Rero mwembi ntabwo baba ari abumwe. Rero byaje kurangira bumvikanye nk'uko tubivuze, hanyuma bikomereza umuryango wabo. Ibyo gushwana no gutandukana babivamo. Natwe rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe
ibintu cyangwa se ibintu ushobora kwifashisha, ingingo ushobora kwifashisha kugira ngo ukemure amakimbirane. Umva bari bafitanye amakimbirane, aho kugira ngo barebere hamwe uburyo ki bayakemura cyangwa se bayakuraho, ahubwo bigira mu gushwana, birangira basenya umuryango, nubwo haje kuba akantu gatuma bongera bagasubirana. Twebwe rero tugiye kureba uburyo ki twakemura aya makimbirane tutaragera ahantu kure. Ubundi gukemura amakimbirane bisaba ubwitonzi, ubwenge n'ubushishozi cyangwa se ubushobozi bwo kumva abandi neza. Utabasha kumva abandi neza, udafite ubwenge, utanitonda, ntabwo amakimbirane ushobora kuyakemura. Reka turebere hamwe uburyo, tugiye kureba nk'uburyo icyenda buriya buhagije ubwo umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akemure amakimbirane. Ikintu cya mbere ni ukubanza ugategura umutima wawe ko wumva wizeye cyangwa se wiyumvamo ko ugomba gukemura amakimbirane. Icya mbere ni ukubanza kubyizera no kubyishyira mu mutima wawe ko bishoboka cyangwa se ko wayakemura. Ubundi mbere na mbere muri iki kintu cyo gutegura umutima, ugomba kubanza kwirinda amarangamutima akabije, ugafata umwanya wo gutuza no kugenzura ibyiyumviro byawe mbere yo kuganira. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kwita ku kintu cyitwa ituze kandi ukiyemeza kumva. Ugomba kugaragaza ubushake bwo gukemura ikibazo aho kongera ubushyamirane. Hari rimwe na rimwe abantu babitwa ko ngo bagiye gukemura ikibazo, ugasanga ahubwo wagira ngo ni uburyo bwo gushyamirana, kandi mu gukemura ibibazo ntihazamo gushyamirana, ahubwo hazamo gutekereza no kwirema mu buryo bwo kumva kugira ngo mukemure hatarimo gushyamirana. Ikindi kintu muri gutegura umutima, ugomba mbere na mbere y'ibindi byose kwemera ko ikibazo gihari. Utemera ko gihari nta nubwo wagikemura. Ugerageza kwirengagiza ikibazo kenshi bituma gikomeza gukura, kandi amakimbirane yirengagijwe akura uko igihe kigenda gishira, kandi agaruka mu bihe bidakwiye. Ni ukuvuga ngo uko mukomeza muyatinza muyadindiza, arakomeza agakura kandi bitari ngombwa. Ikindi rero, ikintu cy'ingenzi muri aka kantu ko gutegura umutima, ni ukubanza kugerageza kwisobanurira cyangwa se gusobanukirwa cyangwa se gusobanura ikibazo. Kumenya impamvu y'amakimbirane bizagufasha kumva uko ikibazo cyatangiye. Ugomba gukomeza kubaza ibibazo kugeza igihe wumvishe ko impande zombi zumvishe cyangwa se zasobanukiwe amakimbirane zifitanye. Buriya igihe cyose utaramenya ikibazo mufite cyangwa se mufitanye icyo ari cyo, no kugikemura ntabwo bishoboka. Bisaba ko kibanza kumenyekana kugira ngo gikemuke. None ajya no kwa muganga, buriya ugiye kwa muganga urwaye mu nda, warangiza ugahita ubabwira ko ikibazo kiri mu nda, ukajya ubabwira ati ubu muntu hari kundya ino ry'ikirenge, ubu ryaranzengereje muganga. Muganga ntabwo byashoboka ko yabona igisubizo ko waba wamubwiye ahatariho. Rero natwe mu kubyishyiraho mu mutima ko wakora icyo gikorwa, ugomba no kugenda usobanukirwa ikibazo aho kiri. Icyo cyari ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ugushaka intandaro y'amakimbirane. Ibibazo byinshi biba bifite impamvu z'ibanze, nko kutumvikana k'ukuri, kudahuzwa kw'imyumvire, cyangwa kubura kumvikana ku bintu runaka. Gusesengura intandaro bifasha kumenya aho mukwiriye gutangirira. Buriya iteka ryose utarumva neza ikibazo, ntabwo ushobora kumenya uko ugikemura. Hari akantu ugeze kuvuga ubushize, vuga ku cyo twita problem tree. Ni ikibazo uburyo kiba giteye. Ikibazo uburyo kiba giteye kiba gifite, twese tuzi igiti kigira imizi, igiti kigira igihimba, igiti kigira amashami. Imizi rero ni icyateye ikibazo. Ikibazo nyirizina ni igihimba, nicyo kigaragara. Amashami ni ingaruka. Reka tubigereranye gutyo. Hari imizi aricyo mu by'ukuri cyateye cyangwa se root cause y'ikibazo. Ikibazo aricyo ya problem yacu, aricyo gihimba. Hanyuma hakaza n'amashami arizo ingaruka zatewe n'icyo kibazo. Rero rimwe na rimwe hari igihe tujya gukemura twebwe tutazi intandaro, tugahita twigenda twikatira amashami, ariko burya ufashe igiti ugatema amashami ugatema n'igihimba, buriya ntabwo uba ugikuye ahantu, ahubwo ubu niba ari iby'akanya gatoya, ariko isaha ku isaha kiba kizongera kikamera. Rero hano kugira ngo ukemure ikibazo, tugomba kumenya intandaro, ubundi imizi y'icyo kibazo ni iyihe.
Reka ntange urugero kugira ngo turusheho kubyumva. Ushobora kujya mu rugo ugasanga abantu ntibumvikana, ni urugero barashwana, bahora batukana, wowe wagera ugahita wikemurira icy'uko batukana, kandi wenda bigeze gupfa ko umwe yaruye ibiryo agacura mugenzi we, ni urugero. Ugasanga undi yaramurakarira avuga ati ngewe wararuye ibiryo urancura, hanyuma kuncura rero njye nawe tuzahangana, buri gihe tuzahangana iteka. Wowe wahagera ugahita ujya gukemura ikibazo cy'uko batukana, ariko mu by'ukuri nta kibazo bafitanye ari ugutukana. Ntabwo ikibazo bajyana no gutukana, ahubwo ikibazo ni uko umwe yacuze undi ibiryo babana mu rugo, hanyuma uko kumucura ibiryo niko kwavuyemo amakimbirane, kurakarirana kwaje gukura kukagira ingaruka cyangwa se umusaruro wo gutukana. Rero si byiza ko uhita ukemura icyo gutukana, oya, ahubwo ukwiriye kubanza kujya gukemura uhereye mu mizi, ugakemura icyo cy'ubwo busambo ahubwo bwabayeho bwatumye bagirana amakimbirane. Nawe waterekamo icyawe ngo magerageje gukoresha urugero rworoshye, ariko nawe ushobora gushyiramo urwawe rutandukanye n'urwo rwanjye. Ikintu cya gatatu rero cy'ingenzi cyane ni ikintu cyitwa kwerekana ubwubahane. Gushinja cyangwa guhangana n'undi muntu bituma adashobora kukumva neza cyangwa gusobanukirwa n'ibyo ubabajwe nabyo. Wirinda kuvuga ko undi muntu ari ufite amakosa yose cyangwa gutangira ikiganiro uvuga ibikwiye gukorwa kubw'ibitekerezo byawe gusa. Ni ukuvuga ngo iteka ryose niba ushaka gukemura amakimbirane, kubahana ni ingenzi. Ari rimwe na rimwe hari abantu bajya bakorera amakosa ariko ntabwo haba arimo kureba kure, ugasanga umuntu niba ikintu kibaye arumva ko kugikemura ari uko ashyira abandi hasi. Gushyira abandi hasi ntibikuzamura. Niba ushaka kubahwa, ukwiriye kwiga kubaha bagenzi bawe bandi. Niba uzi ko hari abandi ufata ugashyira hasi, deja nawe respect yawe cyangwa se kubaha kwawe gushobora kuzamuka. Rero mu gihe ushaka gukemura amakimbirane, ugomba kugira ibyo uvuga n'uburyo ki ugaragaza, duhereye kuri biriya by'hejuru twavuze, ariko washyizemo kubaha mugenzi wawe ushaka kumukemurana amakimbirane, kuko numwubahuka deja byamaze kuzamba, namwe akukubaha murakumva, namwe mwaduha ingero zanyu ntacyo bitwaye. Ikintu cya kane rero ni ukugira ubutwari bwo gutangiza ikiganiro. Tangira ikiganiro mu buryo buteruye kandi butarimo kwigamba cyangwa guhakana ibitekerezo by'undi. Kuwopoza mugenzi wawe ugaragaza ko ntacyo ashobora atabikoze neza ntabwo bitanga umusaruro. Ushobora kuvuga uti ndashaka ko tuganira ku kibazo cyacu, kuko byose bishobora gukemuka neza. Urumva deja aha ntago ufashe mugenzi wawe ngo umushyire habi, wowe wishyire heza. Oya, ku kibazo cyacu ndifuza ko tukiganiraho, kuko byose bishobora gukemuka neza. Bene ubu buryo bushobora kugufasha. Urugero nari ntanze, aho kugira ngo uvuge wenda ukoreshe urundi rugero mu gutangiza ikiganiro utarimo nyine kubaha mugenzi wawe no gushaka kumushyiraho ibintu bimwe na bimwe bitari byiza. Wenda uvuga ati ubundi njye ndifuza ko tuganira, mbona udashobotse kugira ngo ngufashe ukosore. Niba wowe si umwereka ko adashobotse, wowe ugiye kumukosora, ejo kugira ngo azakumve bizagorana. Ikintu cya gatanu, ugomba gusobanura uko wiyumva, utavuga nabi abandi cyangwa se utavuga nabi uwo mugenzi wawe. Nicyo twari tumaze kuvugaho hejuru, ariko hano twari twongeyemo akantu ko gusobanura uko wiyumva. Buri kanya turakomeza tugende twibukiranya ko kubaha mugenzi wawe, kutamuvuga nabi, bishobora gufasha gukemura amakimbirane. Hano twari tutongeyemo ikintu cyo kuvuga ngo ugomba gusobanura uko wiyumva. Aha hagomba kuzamo ukuri. Jya wibanda ku kumvikanisha ibyiyumviro byawe, ubwo niba ushaka gukemura amakimbirane, aho gushinja cyangwa kwibasira undi. Kuvuga ibyiyumviro byawe wimwibasira. Irinde ibintu bishobora gukomeza ikibazo, wirinda amagambo akomeretsa cyangwa se ashinja cyangwa se yibasira, kuko ibi bishobora guhembera amakimbirane aho kuyakemura. Aho kugira ngo uvuge wenda nk'urugero ngo wangiriye nabi, shyira imbere wenda uvuga ngo niyumvise nabi kubera ibi n'ibi. Aho kuvuga ngo wangiriye nabi, ushobora kutabyumva neza. Uvuga uti niyumvise nabi bigenze uko. Aho kuvuga ngo wangiriye nabi, ribwira ko iki cyumvikanye nacyo. Ikintu cya gatandatu, umva ibitekerezo bya mugenzi wawe. Ntabwo ari byiza ko iteka niba uri kuganira n'umuntu by'umwihariko mugiye gukemura amakimbirane, ukwiriye kumva ko ari wowe uri mukuri gusa. Ukwiriye kumva ko nawe ari umuntu, nawe kandi ukaba undi.
Si ngombwa ko rero we agomba kuba ari we utari mukuri, wowe ukaba ari wowe wenyine uri mukuri. Erekana ko umwumva kandi umuha ijambo, nta kumuca mu ijambo. Mureka avuge, niba ari icyo ari gusobanura mureka agisobanure, kandi ugaragaze ko wanacyumvishe, nyine mutega amatwi ucyumve, aho kugira ngo uhite umuca mu ijambo ushaka kugaragaza ibyawe gusa. Guhangana cyangwa kuvuguruza bidashingiye ku kumva neza bishobora gukomeza ikibazo, kandi wenda cyari koroha. Ndibwira ko tugerageje kucyumva. Ikintu cya karindwi, gushakisha umuti w'inyungu rusange. Iyo tuvuze ngo umuti w'inyungu rusange, ubundi wenda tuvuge ngo niba hari ikintu wagizeho uruhare mu kibazo, wemera amakosa yawe mu bwiyoroshye. Kuko aho ngaho uri gushaka inyungu rusange, apana izawe gusa. Musabe mushaka igisubizo gituma mwembi mwumva mwubashywe kandi mwishimiye intambwe mwateye. Aho ngaho mwagiye mu nyungu rusange. Wowe wijya kureba niba mugiye gukemura amakimbirane ngo urebe kuri wowe gusa, wirebe wowe ku giti cyawe wenyine, oya. Ahubwo ukwiriye gutekereza no kuri mugenzi wawe. Ese njyewe nishyize mu mwanya we byagenda gute? Ese aba ari njye byagenda uko nguko? Urumva aha ngaha noneho muri kureba inyungu rusange, uvuga uti njyewe ndumva icyambera cyiza ari iki, ariko se iki cyamubera cyiza, nawe ukamwumva, hanyuma mugafatanya mukareba ibyatubera byiza twese hamwe dushyize hamwe ni ibihe. Icyo ngicyo nashaka kuvuga muri gushakisha umuti w'inyungu rusange. Ikintu cya munani rero ni ugushyiraho amasezerano yo gutandukanya ibibazo by'ejo hazaza n'ibyamaze gukemuka. Ngo mwumvikane ku ngamba zizafasha kutongera kugira ibibazo bimeze gutya mu gihe kizaza. Ko ni akantu k'ingenzi cyane kubyumvikanaho, niba bya bibazo mumaze kubibona mukamaze kubyemura, ariko mukwiriye no kumvikana ku ngamba zizafasha kutongera kugira ibibazo bimeze nk'ibyo mwari murimo mu gihe kizaza. Kandi ikindi, ukwiriye kugaragaza ubushake bwo kubaka umubano mwiza. Ubwo ni wowe wari ufite umuhate wo kugira ngo amakimbirane na mugenzi wawe mwari mufitanye arangire. Mugomba mwese kubigira umubano, kuko ugomba kugaragaza ubushake bwo kubaka umubano mwiza. Wenda tuvuge nk'urugero, reka mvuge nk'urugero rw'imvugo ushobora gukoresha. Ndatekereza ko twese dufite aho twibeshye, ariko twakwigira ku makosa yacu tukubaka icyizere gishya. Ni ukuvuga ngo uri kureba, ntabwo muri gutinda cyane kuko bitaragenze neza, ahubwo muri kubifata nk'inyigisho cyangwa se nk'ikintu mwakwigiraho kugira ngo murebe kuri ejo hazaza hadasubira mu makimbirane no kutumvikana kwabayeho. Nicyo ingingo twashaka kuvugamo. Mbese muri make ni kureba twese twaribeshye, yego twakoze amakosa, ubwo twamaze kwisoma twese twaciye bugufi twabyemeye, ariko dukwiriye kwigira ku makosa yacu kugira ngo dutegure ahazaza hatarimo ya makosa. Ikintu cya cyenda rero nifuza ko tuvugaho cyangwa se nahisemo ko turebaho, ni ikintu cyo kwibanda ku mubano mwiza nyuma yo gukemura ikibazo. Iki kintu gitandukanye na kino cya munani. Hano bari kureba kuhashise kugira ngo bategure ahazaza. Aha ngaha rero ni ugusubira mu mubano wanyu mwiza usanzwe, mwinda guhora mwiyibutsa ibibazo byashize. Hari ukuntu usanga abantu no mu gihe bari muri mode bari kuganira ibintu byiza binejeje byo bagiye bageraho n'ibyo bagiye babamo, ugasanga hari bamwe iteka ryose bahora biyibutsa ibitaragenze neza. Ibitaragenze neza yego nibyo byarabaye, ariko kwita bigarura mukahita mushyira imbere mu biganiro ntacyo biri bubafashe, ntacyo biri bubungure. Ahubwo mwari mukwiriye, cyangwa se niba ushaka kubaho ukemura amakimbirane, wari ukwiriye guha umwanya ibyagenze neza. Ntekereza ko rega gufasha mugenzi wawe, niba harabayeho n'icyo kibazo, harabayeho n'ayo makimbirane, waba uri mu bandi ukavuga ibyagenze neza, ibitaragenze neza bishobora kumutera ipfunwe mu bandi ukabireka, ntacyo byagutwara. Rero si ngombwa ko niba muri mu bandi cyangwa se nk'uko mubanye cyangwa se muri no kuganira, wowe uha imbaraga ushyira imbere kugaragaza ibitaragenze neza. Oya, ahubwo wagakwiriye kwita ku bintu byagenze neza. Niba ugenzura ibi neza, ubwo ni ibihe bimaze kuvuga hejuru, kandi ukabiha agaciro, ushobora gukemura amakimbirane mu mahoro kandi ugasigasira umubano wawe n'undi muntu. Ibi byose bishingira ku kwihangana, gucisha make no gukorera mu nyungu rusange, aho buri wese abona ko ahawe ijambo kandi agahabwa agaciro. Ibi
rero nibyo nifuza ko tuvuganaho, tuvuga ku bintu bishobora gufasha umuntu gukemura amakimbirane. Izi step cyangwa se ibi bintu 9 wagiye ubikurikiza byagufasha gukemura amakimbirane, ukajya ubana bagenzi bawe neza, cyangwa se nahabayeho akantu kadatuma muhuza kugakemura bikaza koroha. Iyo wagize kumva bagenzi bawe zose uko 9 twazivuze arizo zimeze gukurikiza, uko twazivuze ari 9 ni utegura umutima wawe. Ya kabiri tuvuga gushaka intandaro y'amakimbirane. Ya gatatu tuvuga kwerekana ubwubahane. Ya kane tuvuga kugira ubutwari bwo gutangiza ikiganiro ubwo wabyinjiyemo. Ya gatanu tuvuga gusobanura uko wiyumva utavuga nabi abandi. Ya gatandatu kumva ibitekerezo bya mugenzi wawe wumva twabyinjiyemo gukemura. Ya karindwi gushakisha umuti w'inyungu rusange. Icya munani tugashyiraho amasezerano yo gutandukanya ibibazo by'ejo hazaza n'ibyamaze gukemuka. Hanyuma icya cyenda tukibanda ku mubano mwiza nyuma yo gukemura ibibazo. Ibyo nibyo tumaze kuvugaho. Imana ibaho umugisha. God bless you iteka ryose. Mujye muhora muguwe neza kandi mujye muhaha muronke ibinezeza imitima yanyu, aba ari byo Imana ibaha. Ibihe byiza.